bombori bombori, ikiganiro cya radiyo urumuri. Ndongera gusaba ituze intore hari inyuma ndetse namwe bigarasha mugabanye guterana amagambo. Ubu tugeze mu mwanya wo gukomeza urubanza kuri uyu munsi. Mbibutse ko ari urubanza twari twasubitse kubera ikibazo cy'ushinjwa bwana Evode Uwizeyimana wari wagize ikibazo cy'ihungabana mu rubanza rwashize. Uyu munsi akaba hari ndetse nkaba mbona imbere yanjye n'umushinjacyaha Intore. Ni umwanya rero wo gukomereza urubanza aho rwari rugeze. Nkaba nongera gusaba umushinjacyaha Intore kugira ngo akomeze atugezaho ibirego ashinja uregwa. Intore, ijambo ni iryawe, ngo sabe ukomeze utugezaho ibirego ushinja uregwa muri urukiko rwa Gahenerezo, kandi ngo usabe kudakomeza kubika umutwe nk'uko wabikoze mu rubanza rw'ubwashize. Ijambo ni ryawe. Evode muramuzi? Bwana Intore, Evode turamuzi. Suriya wambaye amapingu, ahubwo reka nsabe abacungagereza bamushyiraho n'amapingu ya kabiri kugira ngo ataducika. Nibiba ngombwa mu mwambure n'ayo madarubindi kugira ngo anaducitse atamenya aho yerekeza. Aharya nyibutse, aharya yakoraga iki? Minister of State wa Justice. Komeza. Babwira ntabwo ari inkuru, ntabwo ari kuko nawe yaje kubyemera. Uravugisha ukuri, nawe yarabyemeye. None se ukawamuza n'iki mu rukiko rwa Gahenerezo? Yabyemeye ariko kubera ko hari ibimenyetso adashobora guhakana. Komeza, ibyo byose ndi kubyandika. Haragiye in a public place, asanze abantu b'umutekano bari ku kazi. Hari iki? Nyeshu. Hari Evode gabanya kuvoda tubanza twumva umushinjacyaha ibyo gushinja. Bitari ibyo ngibyo ndagusohora mu rukiko. Ikomereza Intore. Cyambere imodoka ye agenda ayiparika ahantu abantu badapakinga. Ayiparika ahantu badapakinga. Ibyo bwabyo ni amande y'agasuzuguro. Evode, nizere ko ibi ngibi byose uri tayari kubisubiza. Aha directo verso ibyo wambaza byose ndabigusubiza nubwo wasanga nsinzira. Ese ubundi vo uri mubi? Hari ubwo sindi kubona uri gukopera mu bitabo by'amategeko Ivo. Ntabyo nsoma y'ibintu wabyize ububizi. Ivo, ezi se impapuro uri gusomaho? Wowe se ngufashe? Murebe ko hari urupapuro nsomaho. Ariko mana we, ezi kuko si impapuro. Murebe ko hari urupapuro nsomaho. Munyitegereze murebe burya umuntu yabona nakaburana amahugu. Nangira kanizikira. Ariko rero reka nsabe abari mu rukiko mugabanye ituze dukomeze twumva ibirego umushinjacyaha mukuru Intore arega ushinjwa. Hanyuma nsabe ushinjwa nubwo ari intyoza mu mategeko areka gukomeza gukopera mu bitabo by'amategeko. Intore wakomeza. Cya kabiri hari checkpoint ahisemo kunyura iruhande, anyura ahatanyurwa. Umwana w'umukobwa amubonye wari uri ku checkpoint ushinzwe iby'umutekano, anamubwira neza, aramubwira atari ko ati uranyura ahatariho. Evode, ibyo byarabaye koko? Yes. Ikomereza Intore. Hanyuma byagenze bite rero? Akubita umwana w'umukobwa yikubita hasi aribaranga. Nibyo koko Ministre muzima. Evode, uramanika agatoki kiki? Uramanika agatoki kiki? Iki
umva ngo aravugishwa. nanjye mfite uburenganzira bwo gutanga position yanjye. Dore uko aturumbura ngo urashaka kugira gute? Kubaha nanjye verisiyo yanjye kubimvugwaho. Ceka dore uko areba ngo kubikuvugwaho. Ikomereza rati nto. Ese ubundi ibi byaha umushinja byaba aribwo bwa mbere bibaye? Ntabwo ari rimwe, ni inshuro nyinshi bibaye. Ushatse kuvuga ko rero ariko asanzwe abigenza? Niko asanzwe abigenza. Ariko koko Evode ntasoni? Evode njyewe ntabwo ari uko. Intore ko abihakana byose? Niko asanzwe abigenza, kandi bamwe muri mwe murabizi, mwarabibonaga, muraceceka. Intore nge ntushyiremo, ntabwo ndi mu bufatanyacyaha na Evode cyangwa intore iyo ariyo yose. Nge bombori ndi umucamanza w'urukiko rwa Gahenerezo. Ubwo mwumva muri bantu ki niba mudafite imico mibi? Narabikubwiye niho byumva, intore zawe zifite imico mibi. N'uyu munsi niyo mpamvu ituma mwirirwa mufatana mu mashati. Mwumva muri bantu ki niba mudafite intore mugabanye induru aho ngaho inyuma. Ibi ngibi byose Evode yabikoze mureba. mugaceceka nimugire uwo mubwira. Baraceceka kugeza igihe kubise umwana akamugarika hasi, umwana uri ku kazi ke. Evode koko warabikoze? Yes. Kandi uvuga undeba hano? Yes. Minister afite uburenganzira bwo gukora ibintu nk'ibyo. Wamugira ute? Intore ndakumva ufite agahinda kenshi. Nubwo turi hano mu rukiko rwa Gahenerezo, ariko ntabwo byambuza kubagira inama. Evode rero nakugira inama yo gucira bugufi sobuja, byaba na ngombwa ukamuhakwaho. Kandi ngira ngo nta kindi cyakuzanye uretse guhakwa. Niba no guhakwa bikibaho je sinahakwa n'abatutsi batakigira inka gose. Evode ngo ntabwo ari muri ba batutsi uruzi bakera batungaga inka, ahubwo uyu ngo afite n'indege. Umuntu agahendahenda kinginga kibutsa kenshi umwaka ugashira undi ukaza. Nimushaka mu bijyano uko nguko utagifite inka ntushobora kumpaga. Gabanya kuvoda niba ngombwa ndagushyiraho icyaha cy'ingenga bitekerezo. Utagifite inka ntushobora kumpaga. No kunabitindaho kuko nta n'agaciro bifite kubitindaho. Reka njye mbabwiza n'ukuri rimwe na rimwe ngiye buriya ikibazo. Nubwo muvuga ngo bavuga ikizi cyangwa usore mu rukiko rwa Gahenerezo utanye no kuntera umujinya. Utagifite inka ntushobora kumpaga. Evode gabanya kuvoda. Umuntu ashaka kuba atagifite inka ariko akagira amapingu. Intore nibigarasha muri aho ngaho inyuma mugabanye induru. Abari mukurikiranye urubanza rw'uyu munsi hano mu rukiko rwa Gahenerezo, nagira ngo mbabwire ko urubanza rw'uyu munsi rusubitswe kubera impanuka y'umukozi wo mu rugo wahungizaga imbabura igatwika inzu. Kuri iyo mpamvu urubanza rwimuriwe ku itariki itazwi. Bombori ikiganiro cya radiyo Urumuri.